uyu munsi ijambo ry'Imana riri tuyobore turashakisha Ikinyarwanda turakomeza kureba icyo ari cyo kwiyegura Imana ariryo yitwa consecration cyangwa consecration. Tumaze kubona ibitari bike. Uyu munsi rero turareba imibanire y'umuntu n'Imana. Iyo umaze kwiyegura Imana mubana gute? Iyo umaze kwiyegura Imana mubana gute? Ibyo tureba. La consécration est un appel à dépendre de la providence divine jour après jour. Kwiyegurira Imana no kuba mu busabane bwo kudepanda nayo ku munsi ku munsi. Yita la dépendance. Ku munsi ku munsi. No kuvuga kwiyegurira Imana bikuzana mu buzima kudepandira sinzi uko tubivuga. Consecration means a day-to-day life based on dependence on God. No kuvuga ubuzima mujye muvuga guhanga amaso Imana gusa. Cyo turebe ijambo rijyanye na dependance. Kadufate igitabo cyo kuva 16 umurongo wa mbere tugende mu bisanzwe muze gusoma igice cyose ariko nta mwanya dufite. Wowe ku murongo wa 9 ndakubwira aho tugarukira. Muze gusoma cyose. Mose abwira Aroni ati bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti nimwigire hafi imbere y'Uwiteka kuko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose berekeza amaso mu butayu babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati numvise ibyo Abisirayeli bivovota. Babwira uti nimugoroba muri burya inyama, mu gitondo muzahaga ibyo kurya mubone kumenya yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando. Ikime gishize mu butayu hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisirayeli batubonye barabazanya bati iki ni iki, kuko batamenye icyo ari cyo. Ariko kugira ngo tubyumve neza reka tusome imirongo turasubira inyuma imirongo 5. Bava muri Elimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Maze Uwiteka abwira Mose ati dore ndavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi kuwa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Mose na Aroni babwira Abisirayeli bose bati nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari wo bakuye mu gihugu cya Egiputa. Amen. Hano turabona Abisirayeli bari bamaze nk'ukwezi baravuye muri Egiputa bari mu rugendo. Hanyuma bageraho ibyo bari baravanye muri Egiputa birabashirana byo kurya kuko baratekeye impamba igihe bavagayo. Ya mitsima idasembuwe murabyuka. Bivuga ngo reserve bari bafite cyangwa ibyo kurya bari bafite birabashirana ko bamaze nk'ukwezi bari mu butayu. Hanyuma rero batangira kwitotomba. Rero mu gifaransa byita grogne. Tangira kwitotomba ngo iyo Uwiteka atwicira muri Egiputa nabyo ifoni wanse. Uwahoraga ababyutsa karaka bakubita bajya kuma amatafari yabahaga biriya byo kujya bingana kuriya
ntabyo nawe wabimenya. Kuko iyo umuntu yuzuyemo gronye ni ukwitotomba ariko biva hari imbere, birimo n'ubusharire, la grogne. Iyo umuntu ari muri ubwo busharire nk'ubwo kwitotomba, birakora no mu bwonko, akaba anabona n'ibintu mu buryo butandukanye, realite iratakara. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuze ngo baryaga ngo inyama, ko byose biriya byose bavuze hariya, hanyuma ugahita wibaza ubuzima bari barimo bw'ubusharire, watumye ubuzima busharira yabaye biriya bintu koko? Je ne pense pas. Ngo nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, ngo bakarya imitsima bagasigaza, kandi ukaba uzi ubuzima bwabo uko ari bumeze. Iyo umuntu ari mu mubabaro wo mu rwego runini cyane, umubabaro mwinshi, perception ya realite, uko abona ibintu biratandukanye, yinjira muri fausse perception de la realite, areba ibintu uko bitemeze. Cyambere ntabona ni neza y'ako kanya. Bo baravuga ko bari bameze neza muri Egiputa, kandi sibyo. Impamvu Imana yabavanyeyo nuko bari mu mubabaro, bari mu gahinda. Uwabiciraga abana b'abahungu niyo ari kubaha ibi bintu bimeze gutyo, bakarya bagahaga, si ukuvuga ko bari barabeshya, bari baribeshya. Ntago babeshya, bariho baribeshya. Uko uyu muntu ari mu bintu byo kwitotomba n'agahinda mu mutima n'ibiki byose n'ubusharire, ashobora no kwibeshya, akanibeshya ko yabaga mu nzu y'amabati kandi yabaga muri nyakatsi, akabyibeshyaho kabisa. Kujya kundaza hanze kandi nabaga mu nzu nziza, kandi wamukuye mu nzu idafashe. Iyi situation rero y'Abisirayeli natwe arige tuyijyamo, tugatangira kuba mu buzima bwo kwitotomba, kugeza aho wibagirwa n'iby'Imana iragukorera byiza, ntubibone. Bibagiwe ibitangaza Imana yakoze kugira ngo bavane muri Egiputa. Nubwo ari ukwezi bamaze mu rugendo bava mu buretwa bwa Farawo, ariko barabonye uko Imana yabitwararitse. Ibyo bita la sollicitude de Dieu. Barabonye uko Imana yabitwararitse, byose barabyibagiwe. Burya habaho daimoni yo kwitotomba, iyo niyo bahuma rero, kugira ngo ntibabone realite uko imeze, ntibabone ibintu uko bimeze. Batangira rero kwivovota kuri Mose na Aroni, kuko nibo Imana yakoresheje kugira ngo bavane muri Egiputa. Imana rero ibwira Mose, iramubwira ngo voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Tireka ngira nohereze imvura y'umutsima wo mu ijuru. Imvura, pleuvoir, vuga ngo umutsima uraza kuva mu ijuru ugwe ku butaka nk'imvura. Kuriya imvura igwa, si byo gusa, nzabaha n'inyama, kuko bavuze ko baryaga inyama, bavuze ko baryaga n'umutsima, kugeza aho babisigaza. Imana iravuga ko iza kubibaha. Nibaza ko muri Egiputa ntago inyama zagwaga nk'imvura, nibaza ko niyo mitsima nayo ntago yagwaga nk'imvura. Impuguke za Bibiliya zivuga ko ku munsi Imana yerekuraga ibihwanye n'amatoni 3,500 y'umutsima, 3500 tonnes ku munsi byagwaga ku bwo butaka. Umva ni imibare y'abamwe mu mpuguke, ariko ntabwo ushobora kubimenya. Ushobora kuba barabibaze bakurikiye iriya mesure Imana yatanze, kuko umubare wari nk'abantu 3.5 miliyoni Imana yatanze mesure umuntu wese akwiye gufata. Icyo cyo igikuru ni ukumenya ngo Imana yavuze ko je ferai pleuvoir, imigati iriya manu nzayimanura nk'imvura. Hanyuma Imana ivuga ko izabaha n'inyama. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les minuits que vous avez proférés contre lui. Ngo Imana yumvise kwitotomba kwanyu, Imana iraza kurekura umutsima, imigati mere nk'imvura n'inyama.
mu gitondo muzatora umutsima, nimugoroba mutora inyama. Reka twibaze ikibazo, ese biri Imana ibakoreye ivuga ko igira ibakorere, ko igira ibahe izo nyama n'uwo mutsima? Tuza kumva nyuma manu icyo bivuga. Ese icyo ni cyo Imana yari gukora musanzwe? N'abantu bitotombeye Imana, ko mu kwitotombera Mose na Aroni ni Imana bari bitotombera, banasuzuguye igikorwa gikomeye cyo kubavana muri Egiputa, bumva ko bacumuye ku Mana. None mu kimbo cy'uko Imana ibarimbura, ahubwo Imana ibahaye ibyo basabye. Mu mujyuma mute? Iyo nature y'Imana imeze gute? Ako kamero k'Imana ukaba kameze gute? Wowe umuntu akubwira nabi hanyuma ukamuhemba, none siko byabaye? Nakuvuga iki? Hano urabona umutima w'Imana, yuko Imana izi ko ari abantu b'umukungugu gusa. Imana ntabwo bitangaze reaction yabo, kuba bavuze ibintu bijyanye n'abantu nyine ko bameze. Mu bisanzwe Imana yari kubarimbura, yari kubahana kuko bayicumuyeho. Imana yadeploye imbaraga zikomeye mu kubavana muri Egiputa, ariko byose babihinduye ubusa ngo iyo bapfuma bigumirayo. Ni ukuvuga ngo plan de redemption y'Imana, umugambi wo kubacungura bawusuzuguye, kuko kubavana muri Egiputa byitwa kubacungura, nk'uko natwe ducungurwa na sacrifice ya Yesu Kristo, igitambo cya Yesu. Noneho Imana rero itanga amategeko ku bijyanye n'iyo manu. Manu rero ni byo kurya byavuye mu ijuru. Baratubwira hano ukuntu byari bimeze, nk'amata, nk'ubuki. Bivuga ngo harimo ibintu byose, tous les ingrédients, ibintu byose bitunga umubiri. Bo babonaga gusa imanuka, ntibaze, ntabwo babona ngo Imana yikuye hariya, babona gusa imanuka. Imana yavuze ngo ivuye he? Mu ijuru. Ani muri yo baravuga ngo nabahaye umutsima wo mu ijuru wabahambaye, ngo yabakoperesheje ngo umutsima wo mu ijuru. Abisirayeli nibo bayise manu. Imana yavuze le pain du ciel, umutsima wo mu ijuru. Abisirayeli bavuga ngo ni manu kubera iki? Kuko babonye ubwa mbere barareba ngo iki niki. Manu bisobanura ngo iki niki. Ntabwo ari Imana yavuze ngo yitwa manu, nibo bayise manu. Kuva mu rurimi rwabo ngo iki niki baribashije. Imana yo yavuze ngo nzabagushiza imvura y'umutsima. Abisirayeli barebye babona n'ibintu batarabona, niho bwa mbere babibona, baravuze iki niki, nicyo bisobanura manu. Yesu yabwiye abayuda ngo jyewe ndi umutsima wavuye mu ijuru utanga ubugingo ku bari mu isi. Hariya manu yo barayigwishije nk'imvura, ariko Yesu we avuga ko niwe mutsima w'ubugingo, niwe mutsima wavuye mu ijuru kugira ngo uze gutanga ubugingo mu isi. Je suis le pain du ciel. Yesu ntabwo yaje nk'imvura, no. Bariya bahawe manu nk'imvura, ariko Yesu we ngo yamanutse ava mu ijuru, niwe mutsima w'ukuri utanga ubugingo. Ngo basekuruza banyu bariye manu mu butayu barapfa, ngo nubwo bahawe manu ariko barapfuye. Ariko giye urya wundya yewe ntazigera apfa iteka ryose. Imana yabwo icyubahiro. Imana ritanga rero amategeko ngo ku munsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu, dore igipimo buri muntu wese azajya atora. Iminsi 6 ya mbere, ndivanga iminsi 6 muzajya mutora igipimo kingana gutya. Ku munsi wa gatandatu, amen, kubera ko umunsi wa karindwi ni sabato, muzajya muguma mu mago yanyu, ntabwo manu izaza. Ariko umunsi ubanziza sabato muzajya mutora dabo, inshuro ebyiri. Ni umunsi wa kangahe? Wa gatandatu. Iminsi 5 muzatora igipimo kingana gutya. Ku munsi wa gatandatu muzatora, nzabohereza dabo, hanyuma niyo muzafata kugira ngo kuri sabato muruke mugume mu mago yanyu, mu mahema yanyu. Iyo izuba ryazaga, ibyo batatoye byahitaga bishonga bikarangira. Niyo mpamvu manu yazaga kare kare, kuko iyo izuba rije byahitaga
ntabwo bashobora kujya kubitora. Hanyuma umunsi wa mbere haba skandale, barenga ku mategeko y'Imana, bamwe batora byinshi birenze cya gipimo, baragenda babijyana mu rugo, kandi Imana yabwiye Mose ngo babwire ntibazahore baraza barye birangire ntibabike, kuko ejo bazabona ibihwanye n'ejo. Ntabwo bibikira iby'ejo, ni jyewe nzi iby'ejo, ibyo nabageneye. Hanyuma bamwe rero kubera inda nini, si ibyo gusa, kubera ko niko tumeze twese, noneho baragenda bati ntawamenya, wasanga ejo bitazaza. Bafata rero baragenda barateka. Imana yabahaye option, mushobora kubiteka cyangwa kubyotsa, sibyo? Buyiri, Imana ibaha choice. Hanyuma abagiye gutora byinshi rero, biriya birenze ibyo bagiye kubika, basanga mu gitondo byaboze, ntabwo bishobora kuribwa. Mose arabwira sinari nababwiye, muzageza ryari kutumvira amategeko y'umwami? Iyo si skandale ya mbere. Reka rero habe skandale rero ku munsi ugira 7. Babwiye ngo ku munsi ugira 7 Sabato mwese agumiwe, kuko nta manu izaza ko nabahaye double, nabahe yo ku munsi wa 6, ku munsi wa 7 n'umunsi wa 7 nawo bahereye ratio. Umunsi wa 7 nawo bahaye ku 6, ariko umunsi wa 7 bamwe barasohoka bajya kureba, basanga ya mvura y'amanu ntayo, basubira bakozwe n'isoni. Mose arabimenya, ajya kubabwira ati ariko mwe musabira mute? Muzageza ryari kugerageza Imana? Ngiyo rero isomo no munsi tugira twigeho ku bijyanye na dependance ku Mana, kwiyegurira Imana. Tugiye kubyumva ngo ntidukore amakosa nk'ayabariya. Imana impamvu itababwiye ngo bafate ibyo bashaka babihunike, Imana ni pedagogue, n'umwarimu. Hari icyo ashaka kubigisha kugira ngo habe principe idakuka. Amen. Habe ihame ridakuka ku bantu bose bitwa ubwoko bw'Imana. Icya mbere yashatse kubigisha gukonta ku cyo bita la providence divine, no kuvuga kumenya ko Imana yateganije icyo umuntu wese mu bwoko bwayo akeneye, kugira ngo umunsi w'ejo utaraza awurekera Imana. Bituzana rero mu buzima bwo kwiringira Imana ku by'ejo, tuzi neza ko ibi byose yarabiteganije. Imana irabigisha icyo bita la vie de la foi, ubuzima bwo kwizera. Bamenye ko Imana ifite imigisha ya buri munsi yateguriye abantu bayo, bakwiye kudepanda nayo ku munsi ku munsi. Ce chapitre révèle la bonté de Dieu et son désir de prendre soin de son peuple. Iki gice kirerekana ineza y'Imana no kwerekana ko yitwararika ubwoko bwayo mu byo bukeneye. Et son désir de prendre soin de son peuple, qu'Imana ishaka kwitwararika ubwoko bwayo, tout en enseignant des leçons sur la discipline et l'obéissance. No kubigisha discipline no kumvira. Donc le chapitre 16 d'Exode, il y a kuva 16 ndetse no mu gitabo cyo kubara bisubirwamo. Ainsi, le chapitre souligne l'importance de la foi en Dieu face aux défis et aux incertitudes. Hano Imana ishaka kubigisha kuyiringira, kuyizera mu buzima buri munsi n'imbere ya incertitude. Kuko incertitude ni ukuvuga ngo nta muntu azi ejo uko bizaba bimeze. Iyo ni incertitude. Imana irashaka ngo nimubeho muhangayika ku by'ejo, ahubwo
nk'uko na pourvoye ku by'uno munsi n'ejo mumenye ko bihari. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Rero amategeko Imana yabahaye yo kutajya gutora byinshi, batora ibihwanye n'uwo munsi, ibirenze bizabora, kandi ku munsi ugira gatandatu bazatora kabiri, kuko wa karindwi ntago bizaza. Imana rero irabigisha akamaro ko kwizera buri munsi no kwiringira providence y'Imana, yuko Imana iza pourvoya, ko Imana ariyo our provider, ko Imana iri pourvoya ku byo dukeneye byose, mu by'umubiri no mu buryo bw'umwuka. L'importance de la foi quotidienne et de la confiance en la providence divine. Ce chapitre démontre que Dieu pourvoyait à leurs besoins jour après jour dans le désert, et non pas en accumulant des provisions pour un avenir incertain. Accumuler des provisions pour un avenir incertain. Kwirundaniriza ibintu ngo uriteganyiriza ejo kandi utazi ejo uko bizaba bimeze. Na nibyo Paulo yabwiye Timoteyo ngo abwire abatunzi bo mu by'iki gihe. Nete mukunda dusomere Timoteyo wa mbere 6:18-19. Kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza. Recommande tangira hano kuri 17. Wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, baba abanyabuntu, bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Amen. Amen. Haleluya. Murumva iri jambo ry'Imana? Ni ukuvuga ngo Imana yari irigisha Abisirayeli, natwe tuzayizera nyuma, ikatwigisha ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tukwiye kuyiringira, yuko ifite provision, ifite ibyo yateguye. Hanyuma tugashima Imana ku by'uno munsi, hanyuma tukayiringira ku by'ejo, tudakuka umutima ngo ntago bizaboneka. Iri niryo somo Imana yarigisha ubwoko bw'Imana hari mu butayu. Kubera ko Imana yashimye yuko aya masomo iyabahera mu butayu. Kubera iki? Kubera ko mu butayu ntago bahinga, mu butayu nta kintu kibayo. Imana irashaka yuko aho nyine badashobora kwirwanaho, kwiringira imbaraga zabo, kwiringira resources zabo, babe obligé kwiringira Imana. Kuko mu butayu nta kindi bari gukora, ntago bari kujya guhinga. Mu butayu tuwafate nk'ahantu nta buzima buhari. Ubwenge bwawe n'amayeri yawe byose ntacyo bikumarira. Iyo bavuze ko tugeze mu butayu, ni ukuvuga ngo tugezaho imbaraga zacu ntacyo zamara. Ntabwo twakwiringira twebwe ubwacu. Nyuma Imana yavuze ngo Imana yagerageje Isirayeli, ngo yabishije inzara kugira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ariko n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Bivuga ngo mu butayu ni ishuri ryo kudepanda n'Imana. Kuko udadepanze n'Imana nta niki wapfa. Rero mu butayu n'Imana gusa igoboka umuntu. Ariko nubwo twaba mu buzima bwa abondance na surabondance, nubwo twaba mu buzima dufite ibintu byose, ariko iri somo niyo tukwiye nk'abantu bizera Imana kubakaho filozofi y'ubuzima bwacu, niyo dukwiye kubakaho imibereho yacu.
yuko tutareba ku byo dufite, ahubwo tureba ku Mana, niyo soko y'ibintu byose umuntu akeneye. Ntabwo umuntu yiringira Imana gusa ari uko yaburaniwe, uhamagariwe kuyiringira no hagati y'ibisaga, ukwiye kuyiringira kuko niyo soko y'ibyo byose. Ibyo ni byo Imana irabigisha. Kwiyegurira Imana rero ni ukuba mu buzima bwo kudepanda nayo, kuba mu buzima bwa buri munsi, guhanga amaso yo, ko byose niyo ubitezeho, ntabwo ari mu bwenge bwawe, ntabwo ari mu mbaraga zawe. Ariko abantu ntabwo biborohera benshi, kuko abantu benshi birukira ku Mana kuko bashobewe, kuko babuze uko babigira. Ariko ubuzima bw'umwana w'Imana w'ukuri ntabwo yiringira Imana ari uko yashobewe, ntabwo yiringira Imana yuko ibintu byakamye, yiringira Imana kuko no kubyuka ubwabyo bituruka kuri yo. Imana yabwiye icyubahiro. Niyo ibeshaho byose, niko batubwira. Ntabwo ibibeshaho gusa ari uko ubuzima bwanze, ibibeshaho byose igihe cyose na hose. Imana ishimwe. Rero murumvise Pawulo yabwiye Timoteyo ngo agire inama abatunzi bo mu by'isi ngo babyiringire. Oya, biringire Imana, bagire ubuntu, ntibabe abayidolatre, ntibabe abantu bakunda ibintu, ariko ibyo bintu Imana ibaha babikoreshe neza mu gufasha abantu batabifite, kandi ngo biyubakire gutyo ubutunzi nyakuri bushingiye ku rufatiro rwa nyarwo, kuko ubutunzi bw'isi bubatswe ku rufatiro rudahamye. C'est un fondement incertain. Ariko ngo bubatse kuri un solide fondement. Ni ukuvuga ngo kubaka mu kwiringira Imana, mu kwizera Imana, akari wubaka ubuzima bwawe, uba wubatse ku rufatiro nyarwo. Amen. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Niba mu buzima bwo kwiringira Imana, abo batunzi bakakora imirimo myiza, bagafasha, ngo bazaba barubaka ku rufatiro rwiza kugira ngo basingire ubugingo buhoraho, kuko ntabwo butangwa n'ibyo batunze. Amen. Wavuga ko mbere ko dufata umwanya gusenga, kuriya kwitotomba kwa Abisirayeli cyari ikimenyetso cyo kubura kwizera. Iyo umuntu afite kwizera aba mu buzima bwo kwitotomba. Donc la grogne d'Israël était le résultat de leur manque de foi. Iyo nta kwizera guhari, umuntu yabura kwitotomba, kuko mu buzima ntuzagenda uhura n'ibintu bigenda nk'uko utabiteganije. None mu mwanya wo kugira ngo ugire utuze, ahubwo uzihutira kwitotomba. Niyo mpamvu ubuzima bw'abantu benshi wuzuye imyitotombo. Imyitotombo ntabwo ari ikintu, ni symptome, ni ikimenyetso cy'indwara yo kubura kwizera. Wabise? Iriya ni symptome. Nimba tuba mu buzima bwo kwitotomba, ni ikimenyetso ko nta kwizera dufite. Bariya rero bitotombye ko nta kwizera bafite. Batangiye kwifuza gusubira kwa Satani, gusubira kwa Farawo, gusubira mu buretwa, gukubitwa, kumva amatafari. Espérance de vie yabo, life expectancy yabo yari ntoya cyane, ariko ningo nibyo bifuza. Bibagiwe n'ineza Imana yabagiriye. Iyo umuntu aba mu buzima bwo kwitotomba, ahinduka intashima. Ntabwo ushobora kuba umuntu ushima kandi uba mu buzima bwo kwitotomba. Umuntu aba mu myitotombo ntabwo ashobora gushima, kuko n'ibyiza ntabyabona, arahuma. Niko banabitubwira
mu kubara 11 were ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 20. Baratubwira kandi ibyo byo kurya byavuye mu ijuru, iriya manu na za nyama. Abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisiraheli batangira kwifuza. Abisiraheli nabo bongera kurira, baravuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twariraga ubusa tukiri muri Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibabi by'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'udutungurucumu. Ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari manu. Manu iyo yasaga n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, ishusho yayo yasaga n'iy'ubushishi buva ku giti bwitwa budora. Abantu barazeraga bakayiteranya, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihindura udutsima. Kuryoha kwayo kwari nk'udutsima twavuganywe n'amavuta ya elayo. Ikime nijoro cyatonda, aho babambye amahema, manu igatondana nacyo. Mose yumva abantu barira, umuntu wese arirana n'inzu ye, barira mu miryango y'amahema yabo. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa cyane, bibabaza Mose. Mose abwira Uwiteka ati, ni iki gituma ugirira nabi umugaragu wawe? Ni iki kimbujije kukugiriraho umugisha ukanyikoreza aba bantu bose ho umutwaro? Nasamye inda y'ubu bwoko bwose, ni jye wababyaye kuntegeka kubaterura nkabatengamatira mu gituza nk'uko umurezi w'umugabo atengamatira umwana wonka, nkabajyana mu gihugu wasezeranije ba sekuruza. Nakuraho inyama zo kubagaburira ubu bwoko bwose, ko bandirira imbere bati, duhe inyama tuzirye. Sinabasha guheka ubu bwoko bwose njyenyine, kuko buremereye simbushobore. Niba ungenza utyo, ndakwinginze nyica mveho, niba nkugiriyeho umugisha ne kubona ibyago byanjye. Uwiteka abwira Mose ati, nteraniriza abagabo 70 bo mu bakuru b'Abisiraheli, abo uzi ko ari abakuru b'abantu, kuko n'abatware babo ubazane ku ihema ry'ibonaniro, bahagararaneho nawe. Nanjye ndi bumanuke mvuganiriwe nawe, nende ku mwuka ukuriho mubashyireho. Nabo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro w'abantu, we kuwuheka wenyine. Kandi bwira abantu ati, mwiyereze umunsi w'ejo kandi muzarya inyama, kuko muririye mu matwi y'Uwiteka mukavuga muti, ninde uzaduha inyama zo kurya ko twari tumereye neza muri Egiputa? Nicyo gitumye Uwiteka azabaha inyama mukazirya. Ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ahubwo muzazirya ukwezi kose, mugeze aho zizabatungukira mu mazuru zikababihira, kuko mwanzi Uwiteka uri muri mwe. Mukamuririra imbere muti, twaviriye iki muri Egiputa? Amen. Amen. Murumva bigeragezo? Uko niko byagenze, kandi ntabwo dushobora kubaseka, kuko natwe niko bigenda. Murumva ngo Mose ageraho ashaka yisabira gupfa, bivuga ngo byari bigeragezo bikomeye, kuko Mose nawe aribaza ibyo basaba mu butayu birava he. Yumva ko ari bigeragezo bikomeye, kandi barabamenasaga. Aroni na Mose buriya bwo kubura bamenasa, ntabwo ari gututumba gusa avec des menaces. Imana rero yabahaye ibyo basabye, ibaha n'amategeko y'ukuntu bikwiye kugenzwa kugira ngo babashe guhabwa ibyo basabye. Tumaze kumva ko Imana yabategetse ko buri wese afite rasiyo umunsi umwe, ntabwo Imana imuha ngo ahunike. Iyo ni principe rero ikora n'uno munsi. Niyo mpamvu Umwami Yesu muri rya sengesho bita le Notre Père, la prière dominicale, ngo uduhe ibyo kurya by'uno munsi. Kubera iki?
ko atavuze ngo duhe ibyo kurya by'ukwezi? Matayo dusome ku murongo wa 11. ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Amen. Kubera iki? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ko atavuze ngo uduhe ibyo kurya y'icyumweru? Umwami Yesu arigisha abigishwa be ukuntu basenga. Data twese uri mu ijuru, ntimuyizi ngo basabe ibyo kurya by'uyu munsi. Kuri 9 hariya, voici comment vous devez prier: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ntabwo yavuze ngo uduhe ibyo kurya by'iminsi 2 cyangwa iminsi 3. Uduhe ibyo kurya by'uno munsi. Ni ukuvuga ko hano Yesu Kristo aracyakomeza gushemangira ya prinsipe, bya hame yuko umwana w'umuntu akwiye kudepanda n'Imana ku munsi ku munsi. Nibyo twise la dépendance à la provision divine. Ariko muri kamere yacu ntabwo twebwe dushaka kunyurwa n'iby'uwo munsi. Twebwe tutekana ariko dufite iby'imyaka myinshi, nubwo twabigira nabyo tugakuka umutima ko hazagera igihe bigashira, kandi tutazi ko turi buramuke n'ejo. Hano Imana irerekana umugambi wayo ku bwoko bwayo, nuko bukwiye kumenya ko Imana yateganije ibintu byose bukeneye. Uduhe ibyo kurya by'uwo munsi. Hanyuma iyindi somo niri, iyindi somo Imana itwigisha ko kumvira Imana, kumvira ubushake bwayo, kumvira ijambo ryayo nibyo by'ingenzi kuruta ibifatika tuba twifuza. Ngo nimba ibyo ukeneye uwo mwanya utabifite, ntabwo ari impamvu yatuma utumvira Imana. Kumvira Imana niko kubaho. Donc la soumission à la volonté de Dieu est plus importante que la satisfaction de nos besoins physiques et corporels. Kumvira Imana biturutira kubona ako kanya ibyo dukeneye. Kandi mutandukanye izi inshinga ebyiri. Ubiriza. Ni ukuvuga cyangwa aya magambo abiri. Ibyo ukeneye bitandukanye n'ibyo ushaka. Ce dont tu as besoin est différent de ce que tu veux. Kuko ushobora kuba ukeneye ibi ariko ukifuza ibirenze ibyo ukeneye. Ibyo byose rero muri iri hame ry'Imana nta mwanya bifite, kuko Imana ikubwira ko ibyo ukeneye irabizi. Uyimenyeshe mu gusenga, mu kwinginga no gushima. Nawe ibyo wifuza wa mwanzi abyivangamo. Ese murabyumva? Amen. Icyo ukeneye gitandukanye n'icyo wifuza. Imana rero izi ibyo ukeneye, ariko ibyo wifuza rero wa mwanzi abyivangamo. Ukifuza gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wifuza. Umuntu ashobora kuba akeneye inkweto, n'ibyo akeneye inkweto ubwo izo afite zamaze gusaza, ariko akifuza iz'ibihumbi 200.
reka dufate iminota 5 hanyuma dutekereze kuri tumaze kwiga nonaha. Ese ubuzima bwawe bubakiye kuri iyo principe ya dependance ku Mana? Iyo byose mu gitondo wumva wiringiye ki, wiringiye nde? Ese ku munsi wumva udependa na providence y'Imana cyangwa ubuntu bwayo? Nabuzi ko mvuga muri providence mu Kinyarwanda. Wowe mu buzima bwawe wumva, nivuga ngo wumva wiringiye iki, c'est pas clair. Nous voulons que la providence, je dépends de la providence. Nous kuvuga ko ubuzima bwanjye ku munsi Imana niyo nzigaho kubaho ibyo nkeneye, kabone nubwo n'abafite ibintu byinshi ntabwo ari byo mpagazeho, mpagaze ku isoko y'ibyo bintu byose. Nuvuga ngo Imana ibeshaho byose. Iyo nibyo bita une vie quotidienne de dépendance envers Dieu, dépendance ku Mana. Rero ugenda utekereze wowe ubuzima bwawe, kwiyegura Imana ni ukudepanda n'Imana ku munsi. Iyo umuntu avuze ngo ni inyegura Uwiteka, ntabwo aba akidepanda n'ikindi, ntabwo adepanda n'imbaraga ze n'ubwenge bwe n'abantu, ahubwo atepanda n'Imana yiyeguriye. Niyo azi ko izi byose akeneye ku munsi. Ibyo roho ikeneye, ibyo ubwonko bukeneye, ibyo umubiri ukeneye, azi ko Imana niyo ahanze amaso. Ntabwo yubaka ku yindi rufatiro, yubaka kuri ibyo. Kabone nubwo yaba afite ibindi bintu byose. Kandi ntabwo ari umuhamagaro wo kubaho ntacyo dukora. Turakora mu mbaraga Imana yaduhaye, ariko ntabwo ari imbaraga zacu twubatseho. Kuko ushobora no kurwara za mbaraga ntuzibone, ariko ntabwo uzapfa, kubera yuko tu dépends de la providence divine, udependa n'Imana.